ese nawe bijya bikugora gutera imodoka kuri parking ugenda? Abantu benshi cyane hari igihe bashiduka bagonze kiriya giti turinganiza na retroviseri, abandi bagashiduka baharenze, abandi bagashiduka bahageze bataragorora amapine. Mu gihe cyo guteraho kuri parikingi habamo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Wowe bikugendekera gute mu gihe uteraho kuri parikingi? Ese ushiduka nawe waharenze, ushiduka retroviseri yagonze kwa kiriya giti, ukigongesha amapine, bikugendekera gute wowe mu gihe uri guteraho kuri parikingi? Cyangwa se niba waranabimenye waranabonye perimi, utwibwirire ni irihe kosa ryakundaga kukubaho cyane mu gihe cyo guteraho kuri parikingi? Wajya gugonga hehe? Tugiye kuganira ku isomo ryo guteraho cyane cyane muri iyi minsi. Ikintu kijyanye no guteraho usanga abanyeshuri batagisobanukirwa neza. Guteraho nko ku makona, akamenya ngo harasigara umwanya ungana gutya hagati y'amakona n'imodoka. Guteraho kuri T-cross, kumenya ngo ndasigamo umwanya ungana gute muri retroviseri mu gihe nsubira inyuma kuri T-cross. Ikintu kijyanye no guteraho n'imyanya igomba gusigara mu gihe duteraho, icyo kintu ndagira ngo tukigeho cyane. Ariko mbere yuko tugaruka ku bindi bintu byinshi cyane, ndashaka ko tubanza guteraho kuri iyi parikingi mureba. Ese ni ubuhe buryo bwiza umuntu yateraho? Hano ngiye kubereka agasysteme mushobora gukoresha mwebwe bigora guteraho mugenda. Niba uzi ko guteraho ugenda bikugora, hano ngiye kubereka agasysteme wakoresha. Urabona iyi modoka y'umusongozi ya United Driving School. Umusongozi ni umujene ubarizwa muri United Driving School Corp. Aho ngaho niho nkorera. Brand y'umusongozi ngira ngo mumaze kwimenya muri benshi, niyo kubafasha mwebwe nyine kumenya utuntu tw'ubwenge. Abantu benshi barambwira bamwe ngo mvuga amagambo menshi, abandi ngo ndarondogora, abandi ngo ndizaza ariko Imana ijya ibabarira. Ngiye nshaka kuganira namwe man. Nese niba nifashe ngafata iminota ingana gutya kugira ngo mbakorere nk'aka kantu mutari bunyishyure, nta kintu na kimwe mbacoresheje, nkaza nkabakorera video nk'ingi nkafasha abantu guteraho bigora. Hari abantu bamumagara ngira ngo murabizi, abantu mwese bo ku musongozi mumagara kuri phone ndabitaba kandi nkabasobanurira ibibazo mumbajije bitewe wenda naho muzajya gukorera. Ari nk'umuntu mamagara akambwira ese ko nzakorera aha nzabigenze gute, uwo muntu nkamufasha tutazanahura. Ariko ugasanga uri kumbwira nabi gemba nemeye gutanga service shrimp cable bigezaho ngaho. Reka twikomereze. Mu gihe uteraho rero ushobora kuzana imodoka yawe gake witonze. Urabona imodoka ukuntu irimo irazamuka, ukazamuka gake witonze. Noneho urabona iyo ugeze hano imodoka isa naho imaze guhindukira igororotse, uba wemerewe guhagarara mu minota 7. Ugomba gukoramo parking, wemerewe gukoramo ikintu ushaka uretse kugonga igiti gusa. Hano ushobora kuza wagera hano ugahagarara ukagorora amapine, ubundi ugasubira inyuma. Aka kantu ndagira ngo mukarebe neza. Urabona ko iyi modoka irazamutse gake, igeze hano imaze kugororoka irahagarara, igorora amapine, ubundi isubira inyuma. Ibintu murabibonye. Abanyeshuri benshi rero usanga kantu ko gusubira inyuma wenda barakumvishe, ariko umunyeshuri agasubira inyuma atagoroye amapine, imodoka igahita isubira hahandi aturutse. Uri kubona ko rero ahangaha uba ufite uburenganzira bwo kuza wegera cya giti gake, noneho n'imodoka yawe igororotse bitari bugusabe gukata ibintu byinshi cyane. Urabona ko uba uturutse kuri ya parikingi, noneho imodoka ituruka kuri ya parking ukaza wegera gake ukabasha kumanaginga kakanya gasigaramo. Aha benshi bakata muri kwa gukata imodoka yose agahita aze yirukanka, agashidoka atagoroye n'amapine, agahita yinjiza amazuru muri parking, akabona iki giti cy'imbere aragisekuye. Hano rero ufite uburenganzira bwo kuba wasubira inyuma cyane, ukaza gake witonze, ukagira uguringaniza retroviseri n'igiti. Urabona ko ahangaha ntabwo byaba bigoye cyane rwose. Urabona ko nk'ubu ni uburyo bworoshye cyane ushobora kuba wakoresha mu gihe cyo guteraho muri rusange urimo ukora agaparikingi kawe. Reka twikomereze. Guteraho ni kimwe. Iyo tumaze guteraho rero hakurikiraho iyi step. Niba wibuka parikingi, niba ubyibuka neza, iyo tumaze guteraho ikintu gikurikira ni iki? Buse mbivuga, ikibazo nimbivuga abantu benshi barahita babimenya, batangire banabisubize muri comment. Aka kantu ndumva nakabahamo homework, sibyo byiza buriya. Aka kantu wakareka nkazababaza. Okay, reka mbakopeza akantu gato, nzagaruka nje gusubiza ibibazo muzampa kuri iri somo. Abantu bari tayari cyangwa se bakeneye ko dikora neza ryose ku murongo bazabimbwire muri comment. Nimbona abantu 5 bari seriye bakeneye kwiga kano kantu kajyanye no gukora parking neza,
nimbona abantu batanu bari tayari nzahita mbigisha akantu keza ka danje kuri parikingi, ukuntu ushobora kwinjira muri parikingi. Ndabizi neza hari abantu baba batazi ngo nahagarara ngeze he, cyangwa se n'iryari ngomba guhagarara mu gihe cyo kwinjira muri parikingi nsubira inyuma. Cya gihe umuntu ari kwinjira muri parikingi rivanse, abantu benshi cyane hari igihe bashiduka biriya biti by'inyuma babigonze. Hano rero ndashaka kuzabakopeza akantu ka danje kazajya kababwira ahantu mugomba guhagarara mugatangira manevure. Akandi kantu nshaka kuzabereka kuri parikingi, ndashaka kuzabereka, reka nkabakopeza akangaka. Ngiye kubakopeza akantu hano kuri parikingi. Muri kubona iyi modoka ahangaha igeze, hano ihagaze, wenda tubare ko amaze kubona ibimenyetso bimubwira gusubira inyuma muri parikingi. Siko numva bigiye kurangira mbikosoye byose bya bintu kandi. Ariko ikintu nashaka kukubwira nuko abantu benshi cyane mu gihe cyo gusubira inyuma hari amakosa bajya bakora. Ikosa rya mbere ujya ukora mu gihe cyo gusubira inyuma, usubira inyuma ureba kiriya giti kiri inyuma mu nguni mo hagati hepfo cyane. Kiriya giti kiri mu nguni, urabona ko inyuma y'imodoka turi kuhabona ibiti bine. Kiriya giti rero cya gatatu uhereye kuri iki giti kiri ruguru gisa n'igihengamyemo gake, 1 2 3, kiriya cya gatatu kiri mu nguni, ubwo ni icya kabiri uhereye hano ku ruhande, ni icya gatatu uhereye kuri iki giti cya ruguru ku ruhande. Nanone kiriya giti kirimo hagati nicyo giti mukunda gusubira inyuma mureba cyane. Kandi kiriya giti mu by'ukuri ndakumenyesha ko uko waba uri gukora parikingi kose ntago wakigonga waciye kuri iki giti kibanza ku ruhande hepfo, cya kindi turi muri retroviseri y'uburyo, nta nubwo wakigonga waciye kuri iki giti cyo hagati na hagati muri ibi biti bitatu biri inyuma. Kiriya giti cyo hagati na kiriya cyo ku ruhande hepfo cyane, biriya nibyo biti byonyine bigongwa muri parikingi mu gihe cyo gusubira inyuma. Iyo usubiye inyuma, ubwisubiye inyuma wegereye ruguru cyane, urabanza ukagonga kiriya cyo hagati mbere yo kugonga kiriya cyo mu nguni. Iyo wegereye uruhande rwo hepfo cyane buryo kandi nabwo mu gusubira inyuma uhita ugonga kiriya cyo ku ruhande mbere yo kugonga kiriya cyo mu nguni. Ni ukuvuga ngo rero mu gusubira inyuma kwawe uba ugomba kwita cyane ku mutekano wa kiriya giti cyo ku ruhande ndetse n'iki giti kirimo hagati na hagati. You got me? Abantu bari tayari muzambwire muri comment, muzambwira muri comment. Ndashaka kumva niba mukeneye nyine, niba mukeneye utuntu tw'ubwenge kuri parikingi, niba mukeneye utuntu tw'ubwenge kuri parikingi mu dropping comment. Nazajya nkora n'ibintu noneho mu minsi iri imbere mukambwira ngo nashanutse, burangiye ntago mbikunda tu. Kuko nababwiye nanze gukora content nyinshi cyane kugira ngo dufatanye twishakire impushya zo gutwara ibinyabiziga. Ariko abantu bo kuri YouTube ndaba respecting cyane, muri abantu b'abahanga, muri abanyabwenge. Kandi nababwiye ko umuntu wese wakoze subscribe ku rubuga rw'umusongozi uwo ntago ari umusongozi ahubwo ni umunyabwenge. Turimo turubaka umuryango munini cyane w'abanyabwenge muri iyi minsi. Ubwo niba uzi ko uri umusubscribers w'umusongozi, wumve ko nawe muri genge y'abanyabwenge urimo kabisa. Abantu banje bo kuri YouTube ibitekerezo byanyu ndabyubaha ndanabyubahiriza cyane, namwe murabizi ntago nababeshye. Yego, no kuvuga ngo rero niba ukeneye kwiga utuntu tw'ubwenge kuri parikingi, ifite utuntu twinshi tw'ubwenge kuri parikingi, ndabaje mbatama akantu ko guteraho ngira ngo mwabibonye. Ubu noneho ndashaka mumbwire niba nawe ujya ugira ikibazo cy'ahantu ugomba guhagarara mu gihe cyo gutangira manevure. Wateye imodoka neza, wasubiye inyuma, winjiye muri parikingi ariko ushidutse muri biriya biti by'inyuma ugonzemo kimwe. Niba ukeneye ahantu ushobora kuba wahagarara ugatangira manevure, dropping a comment yawe ubundi nkwereke utuntu twikorera. Bakurikiyeho gusohoka. Ubwo ni ukuvuga ngo ubushoje igice cya mbere cyo kwinjiza imodoka muri parking. Ihoni ni nk'ikimenyetso kigaragaza. Ihoni ni nko gukosoza. Ukoze parking nziza ukibagirwa kuvuza ihoni. Cyangwa se umufande iruhande rwawe ukamubwira ati afande igihe urareba parking yarangiye ko nakingira. Aga ariko bikora watsindwa, bareba iminota yawe ko irangira barakureka. Ihoni ni urugingo rw'ikizami, ihoni ritavuze ikizami kiba kitabaye. Yes, nta kiba watangiye ikizamini ariko iminota bagwaye irangiye. Yirangiye utaravuze ihoni ubwo bivuze ngo ubukiri mu kizamini. Parking ishobora kurangira kandi aguhagaze iruhande akakubera ntabwo kinabikubwiraho nawe utavugije ihoni. Yes, utavugije ihoni icyo gihe areba iminota yawe yaguhaye. Parking natumye bigashira. Ubu ngaho ni ikintu gisigaye. Ubu igisigaye ni ugusohora imodoka. Twagiye kudo ati bigenda gute dusohora imodoka.
gusohoka ubanza gusubira inyuma amapine yawe n'ubundi agoroye, Yego. ukareba inyuma hagati ukoresheje televizeri yo hagati mu modoka, Yego. ukagira inyuma ukagenda ukacegera, ariko ntabwo ucegera cyane, Yego. usiga nka santimetero nka 20 Yego. hagati y'imodoka inyuma n'icyo giti. Yes. ubundi ugakomeza ugatangira za manevure zawe zo gusohoka. ngo manevure ya mbere yo gusohoka ibanza iburyo, tukajya imbere ko ntabwo dukoresha za santimetero 20, ko ushaka wigira imbere kuko nta formule, wongera imbere wowe ugakoresha umwanya w'imbere ukungana. igikuru ni uko utagonga, Yeah. wigira imbere rwose ukabigeraho, ariko ntubigonge, ubundi ugakomeza manevure. Yeah. muri banke inyuma Yeah. yawe iminota ni myinshi rwose. buriya mu bintu bitsinda abantu kenshi hazamo n'igihe gaciye iminota, ariko iminota 7 ni myinshi cyane rwose. ubikora witonze byo, ukajya imbere hari metero 20, ukahindura amapine, ugakomeza inyuma hari metero 20, ukahindura amapine imbere metero 20 gito gito. iyo umaze kubona ibiti bibiri muri iyo televizeri, ukurura inyuma ukagerayo, ushobora gukoresha televizeri cyangwa se ukanareba inyuma biremewe.